Okay guys, nkuko twabisezeranye muri video yashize ko tugomba kuzajya twigira hamwe uburyo twabyaza telefone zacu umusaruro. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye kubereka uburyo wafata umuntu umwe ukamugiramo abantu babiri. Akenshi mubibona nko mu ndirimbo ugasanga harimo nk'abantu babiri basa neza ukibaza uburyo byakozwe cyangwa ukibaza aho abo bantu umuntu yabakuye kugira ngo abakoreshe muri video y'indirimbo ye. Ibi bintu bikunda gukoreshwa cyane n'umugabo witwa Gicumbi, aho aba arimo kogeza umupira ukabona ari abanyamakuru babiri, ariko mu by'ukuri washishoza neza ugasanga n'umwe urimo kuvuga umupira. Nanjye rero wowe tugiye kubana muri iyi video iraza kurangira ufite ubushobozi bwo kuba wakora video uyu muntu umwe ariko uri kwagitingamo abantu babiri. Akenshi ibi bikoreshwa n'abantu baba bashaka gukora ibiganiro byabo bonyine, batanga ibitekerezo byabo ariko bakibaza bakanisubiza, wareba ukagira ngo ni abantu babiri ariko mu by'ukuri akaba ari umuntu umwe uri kubikora. Rero niyo mpamvu ngiye kubanza mbahe rules zigenga gufata iyi video, ukuntu uyishutinga kugira ngo uze kubasha kuyeditinga bikoroheye. Nge tugiye kubana nitwa Cheat Big, nimba ari ubwa mbere umbonye kora subscribe, ufungure inzogera, ukore like ndetse ujye ubasha gukurikira n'ibindi bikorwa tuba twarakoze biri aho hasi muri video kugira ngo ujye umenya uburyo wabyaza telefone yawe umusaruro. Inshuti yanjye reka dutangire rero. Ikintu cya mbere ntabwo tugiye gutangira kweditinga amashusho, ahubwo ngiye kubereka uburyo washutinga video kugira ngo uze gufata umuntu umwe umugiremo abantu babiri, uze kumukoresha yaba ari ukubyina, yaba ari ugukora ikiganiro ndetse n'ibindi bintu wakoramo content yawe, ariko bikaba ari ibintu bigaragara ko birimo ubuhanga uburyo bikozemo. Rero ikintu cya mbere uraba ufite kamera birumvikana, cyangwa se na telefone. Harimo abashutingisha telefone, harimo abafatisha video kamera. Icyo ufite ngiye byose bindeba, gusa ngewe ngiye kukubwira uburyo urafata video ya mbere. Video ya mbere uraza gufata telefone yawe uyishyira ahantu hatanyeganyega, uyishyira ahantu urumuri rutarimo guhindagurika, uyishyira ahantu ubona ko hari umutekano, nta kintu kiri bunyeganyeze telefone yawe. Urafatira video ya mbere mu nguni y'ibumoso cyangwa se ku ruhande rw'ibumoso. Video utere intebe ku ruhande rw'ibumoso se, cyangwa ari no guhagarara uhagarare ku ruhande rw'ibumoso. Wirinde kujya uzenguruka ujya hirya no hino, umenye ko uri ahantu hamwe, usigemo umwanya ungana nk'uwo uri buze guha uwundi mwagekeri wa kabiri. Video ya kabiri nayo urayifata utyo, uyifatire hahandi wafatiye ya video, ariko yo uyifatire ku ruhande rw'iburyo. Numara gufatira video ku ruhande rw'iburyo, uraza kuyifata nayo telefone iri hahandi yari iri utayihakuye. Telefone aho yari iri ntuyihakure, cyangwa kamera uyirekere aho ngaho, noneho ujye ku ruhande rw'iburyo. Iya mbere uwa mbere wayifashe uhagaze ku ruhande rw'ibumoso, ubundi video ya kabiri ugiye guhagarara ku ruhande rw'iburyo. Icyo ni icya mbere ugomba kumenya mu gufata izo video. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni amagambo ugiye gukoresha. Nimba ari ikiganiro ugiye gukora, birumvikana yuko ugomba kubanza kuba wandikiye buri muntu ibyo ari buvuge ukaba ubifite. Video ya mbere wafatiye ku ruhande rw'ibumoso ugomba kuba ariyo uwo muntu ari buze kubaza uwa kabiri. Ni ukuvuga ngo wowe nimba urimo kwifata video ugiye gukoramo abantu babiri, video ya mbere ugomba kuza kuba ufite ibintu urimo kuvuga biri buze kuba wenda biri kubaza nk'umuntu wa kabiri uri buze kuza muri iyo video.
ukuvuga ngo nimba uri ukuvuga uravuga usigemo umwanya bitewe n'ibyo wandikiye wa wundi wa kabiri, birumvikana kuko byose niwo wabyanditse, kubera ko byose niyo content niwo ugiye kuyikora, birumvikana uri umuntu umwe ariko uri buze kuzamo abantu babiri. Ni ukuvuga ngo rero weho ikintu urakora, urafata ya video yawe ya mbere ujye uvuga ugeremo hagati aho wumva wa muntu wa kabiri ari buze kugusubiza, use nk'usigamo umwanya, ubyitondere neza kugira ngo bitaza kugira ahantu bigongana. Video ya kabiri rero uraza kuyifata ute? Uraza kujya kuri rwa ruhande rw'iburyo, uwo ya mbere wayifatiye ku ruhande rw'ibumoso, birumvikana. Nimba wafatiwe video ya mbere ku ruhande rw'ibumoso, video ya kabiri uraza uyifatire ku ruhande rw'iburyo. Iyi ufatiye ku ruhande rw'iburyo ugomba kuba wambaye ekuteri zirimo bya bintu warikodinze bwa mbere, kugira ngo ujye uwumva aho wa muntu wa mbere wari uri kuvuga, nugera aho yakubajije uhite umusubiza, kubera ko uri kubyumvira muri ekuteri, noneho cyangwa se urimo kubyumvira n'ahandi hantu uhite umusubiza, birumvikana. Icyo turimo kucyumvikanaho. Noneho ikindi kintu ugomba kumenya ni ukwirinda ko urumuri cyangwa se ahantu video uyifatira haba hatandukanye. Ugomba kuyifatira ahantu hamwe hasa, urumuri rukaba rutanyeganyega, telefone ikaba ifashwe n'umuntu udatitimira, cyangwa se ukaba wayirambitse ahantu itanyeganyega. Icyo tucyumvikanyeho. Nimba umaze gushutinga video yawe rero, igikurikiraho ni ukuyeditinga, ni nacyo cy'ingenzi. Ngiye kubereka uburyo video yawe uyeditinga wifashishije application abantu dukoresha application atandukanye, ariko ngewe uyu munsi turakoresha application yitwa CapCut. Nshishikariza abantu benshi cyane kujya mukoresha CapCut kuko ni application ikoreshwa n'abantu benshi hano mu Rwanda, ndetse ugasanga nk'ibyamamare bikoresha iyi application ya CapCut bifite followers benshi cyane kuri za TikTok, za YouTube, abantu babakurikira, ndetse baninjiza agashyitse bakoresha izi application. Weho uraho utegereje ngo uzakora ari uko wabonye kamera nziza, ngo uzakora ari uko ufite machine nziza yo kweditingisha, mu gihe icyamamare uzi hano mu Rwanda kigenda gikafata telefone kikifata video kikayeditingisha telefone, ndetse agafatisha telefone video akanayeditingisha telefone iyo video akayaploadinga ku rubuga tumukurikiraho, tukamufollowinga, tukamuha amaviews, watch time zikaboneka, akinjiza amafaranga bitewe na telefone ye. Rero ibyo reka twe kubitindaho, ahubwo turaza buri wese ufite CapCut ayifungure, utayifite araza ajye muri Play Store ayidownloadinge, namara kuyidownloadinga ubundi aze ayifungure kugira ngo dutangire dukorere hamwe iyi video. Ngewe ndazi ibintu byose birimo hano byose mbikuremo kugira ngo dutangire. Ukimara gufungura CapCut yawe, ubu twatangiye video, tugiye kugenda vuba vuba kugira ngo tutaza gutinda muri iyi video ikaza kuba ndende. Uraza hano ufungure new project, uhakore kuri new project, nurangiza uhitemo video ya mbere ya wa mwagiteri wa mbere. Reka nkuremo volume kugira ngo tugendane neza, ukande kuri add. Ukimara gukanda kuri add uraza uhita ukanda aha handitse overlay kugira ngo dushyiremo video ya kabiri, kandi hano handitse overlay. Ukimara gukanda overlay urahita ukanda add overlay, kandi add overlay.
numara gukanda add overlay uraza ushyiremo video ya kabiri, ya video y'umwagiteri wa kabiri, nurangiza uyishyireho ukande add. Tayari urabona video nayo yagezeho irimo hano muri CapCut yacu. Uraza ukoresha intoki zawe ebyiri uyirisayizingemo neza, nubona irimo urakina video wewe bitewe n'uburyo video uraba wayishutinzemo, uyikene wumve amagambo nimba arimo kugendana n'abantu nyine uko biri gukorwa. Nurangiza uze urebe neza uyikate uyinganye ku buryo ireshya neza. Ukimara kuyikata ukabona irimo kureshya n'iyindi, uraza uhite ukanda kuri iyi video ya kabiri uyikoreho, iyi video ya kabiri uyikoreho. Nurangiza kuyikoraho urahita uza muri tuno tuntu turi hano hasi, ni ukuvuga ngo n'utungutu, utu tuba turi hano hasi, usikororinga ujyana iburyo, uraza urebe ahantu handitse mask. Dore ngaha buri wese agomba kuhareba n'ahanditse mask, ukandeho hano handitse mask. Noneho baraguha tuno tu option, weho uraza uhitemo aka kambere kanditseho horizontal, aba ariko ukandaho. Ukimara gukandaho urabona za video uko ari ebyiri zirimo ziragaragara zose, ariko urabona ko zije ari ibice. Hano weho rero kugira ngo ubikore neza ya video zize kuba bantu ari babiri bigaragara, ni ukuvuga ngo weho uraza kuri iyi video yawe, urabona imeze gutya, irimo ibice bibiri. Weho uraza ufate kano karongo ukazengurutse ukajyana ibumoso, ugakura iburyo ukajyana ibumoso, uze ugashyire nko muri 90 gutyo, ugashyire nko muri 90. Nugashyira muri 90 video iraba iringaniye birumvikana. Uraza urebe neza nimba ibintu uri gukora ari byo, uze ukaringanize neza. Nurangiza kubikora gutyo akarongo ukaringanize neza, urebe yuko karimo kuringanira. Ni ukuvuga ngo aka karongo nubona karimo kukazengurukisha intoki bikanga, kukazengurukisha intoki bikanga, uraza wongere uhite ukanda hano handitseho kuri adjust, ukandeho. Noneho ukoreshe iyi mirongo mu buryo kuringaniza izi video. Urakoresha umurongo wa mbere cyangwa ukoresha wa kabiri, ushobora kwimuka ukaza hano ha kabiri, ukaza hano ha gatatu, hose birakunda. Yereka nkoresha hano ha mbere, ndinganize uyu murongo neza n'aba bantu, ureba neza ku buryo ibintu byose bingana ahantu hose ukabiringaniza. Noneho reka dukine video yacu wenda turebe uburyo bimeze. Reka dukine video. Tayari urabona abantu bacu bamaze kuba babiri. Abantu bacu muri kubibona ko bamaze kuba babiri. Ubwo ni ukuvuga ngo igisigaye ni ukubirisayizinga kugira ngo bibe bingana neza. Ni ukuvuga ngo nk'ubu uri kubona izi video bisa nkaho zidasa neza, ariko uriho nubona video zidasa, wenda uraza urebe kano kantu karimo hano k'umweru, aka ngaka ugakurure ukajyana iburyo. Ugakuru ukajyana iburyo, uri kubona neza ko video hose zibaye nkaho zisa.
ni ukuvuga ngo reka twongere dukire video turebe uko bimeze. Tayari urabona abantu bose bari kumwe barahagararanye neza, nta kintu wabatandukanyaho. Rero iyi video ni gutya ikorwa, naberetse uburyo umaze gukora video yawe urangije kuyitunganya, uburyo ugenda ukayishyira muri telefone yawe. Nubona video yawe wamaze kuyitunganya neza, uraza ukande export, nurangiza uyishyire muri telefone yawe, utegereze ijye muri telefone yawe. Ubundi video z'impanga ni gutya zikorwa. Muri video ikurikira rero nzaza mbereka uburyo nyakuri wakora ikiganiro ukoresheje abantu babiri ariko bavuye mu muntu umwe. Iyo video muzayibona vuba cyane, ni mube murebera kuri iyi ngiyi n'ingi wayikoreraho video, ariko nzabakorera video bwite y'uburyo wakora ikiganiro ukoresheje abantu babiri mu muntu umwe. Video yacu yamaze kugera muri telefone, urabona tuyikinye rwose, urabona ko ari abantu babiri ariko wareba neza ukabona barasa. Ni gutya zino video rero zikorwa. Ndabashimiye rero, njye mwari muri kumwe, nitwa Cheat Big. Nimba wumva hari ikindi kintu twazabereka muri video zikurikira, mwabyandika muri komenti, ubundi naho ubutaha mu zindi video.